irahagarara. Imana ishimwe. Iteraniro riteranira kugomera Mose na Aroni. Bavuze nabi Mose na Aroni ngo mwisha abantu b'Uwiteka, mbese bivovotera Mose. Amahoro y'Imana bane namwe. Mumeze neza, muguwe neza. Ni musabe Imana Fortune ugarutse ngo muganire. Reka dusenge. Turagushimiye Nyagasani Imana Nyiringabo wera, uhabwe icyubahiro uragahora ku ngoma. Nimbura ugaragare uzuvugane n'iteraniro. Magaritse imbaraga z'abadayimoni, mpamagaye umwuka w'Imana kubana natwe. Ngwino turengere cyane, ngwino dufata amaboko, ngwino dukomeze, ngwino uvugane n'abera. Mwami Imana mbura ugaragare, uvugane n'iteraniro ryose mu izina rya Yesu, amen. Imana ishimwe, Imana ihimbazwe. Nyemereye dusome ijambo ry'Imana riri mu kubara igice cya 17. Munyemereye dusome duhereye ku murongo wa 6 tuganira ijambo ry'Imana. Kubara igice cya 17 duhere ku murongo wa 6 twumva iki ijambo ry'Imana ritubwira. Haranditse ngo Aroni ahongerera Abisiraheli. Bukeye bwaho iteraniro ry'Abisiraheli ryose ryitotombera Mose na Aroni riti, mwisha abantu b'Uwiteka. Iteraniro riteranira kugomera Mose na Aroni. Bareba berekeye ihema ry'ibonaniro, babona cya gicu kiritwikiriye, ubwiza bw'Uwiteka buraboneka. Mose na Aroni bajya imbere y'ihema ry'ibonaniro. Uwiteka abwira Mose ati, nimuhaguruke muve muri iri teraniro ndirimbure mu kanya gato. Bikubita hasi bubamye. Mose abwira Uwiteka ati, enda icyotero cyawe, ukure umuriro ku gicaniro, uwushyiremo umubavu, ukijyane vuba mu iteraniro, urihongerere, kuko umujinya uturutse ku Uwiteka, mugiga igatangira gutera. Aroni abyenda uko Mose amubwiye, ariruka ajya mu iteraniro hagati, asanga mugiga itangiye gutera mu bantu. Ashyira umubavu ku muriro, ahongerera abantu, ahagarara hagati y'intumbi n'abazima, mugiga irashira. Abishwe na mugiga iyo bari abantu inzovu 4,700, utabariyemo abicishijwe n'ibyakora. Aroni asubiraho Mose ari ku muryango w'ihema ry'ibonaniro, mugiga irashira. Twakira ijambo ry'Imana. Nagira ngo tuganire kuri iri jambo. Nubwo ari amateka ya kera, ariko aya mateka ajya agira icyo atwigisha kandi akadusubizamo imbaraga. Ndashaka kubabwira ko Imana yacu ihambaye, kandi Imana yacu iratinyitse, kandi Imana yacu irakomeye. Ni Imana ifuha, kandi ni Imana y'urukundo. Rero Imana ihimbazwe cyane. Iyo nsomye aya mateka y'Abisiraheli cyangwa na Mose, uburyo Imana yabanye na Mose kugeza ku rwego mbese ifuhira kubona abantu batekereza ku bana bayo bakabavuga nabi, byonyine byatumye Imana irakara. Ngo abantu bavuze nabi Mose na Aroni ngo mwisha abantu b'Uwiteka, mbese bivovotera Mose, bivovotera abakozi bayo. Ariko Imana irababara cyane. Imaze kubabara, ihitiza iteza muri aba bantu icyo bita mugiga. Mugiga itangira kurimbura. Iyo ndwara nigeze kuyibona nyuma ya 94. Iyo ndwara yaradutse iraboneka. Mugiga ni indwara iza, umuntu agahita ahinda umuriro, akahita mbese umuriro ukamurenga, ntiyongere kuvuga, ntiyongere kugira amaraso, akaza ahantu hose, igahita imutwara nta bintu by'imikino. Akenshi niyo igupfubiranyemo ntupfe, akenshi ushobora no guta ubwenge, ugasanga ubayeho mu buzima mbese ufite ubwo bumuga bukomeye kubera iyo ndwara. Ni indwara mbi cyane, ariko Imana yacu irafuha. Nagira ngo mbabwire bakozi b'Imana, mwirinde kubabaza Imana, twirinde gukora Imana mu jisho. Sinzi icyo twavuga kuri iri jambo, ariko nagira ngo dutekereze
kugira ngo abantu bitotombera umuyobozi Imana yabahaye, bitotombera ubuyobozi bwe, batangira ati mwisha abantu. Ubundi hari n'igihe bavugaga ngo ariko ubundi ngo ni wowe Imana ivugiramo yonyine. Ubundi amaseri yatangiye guhaguruka ko ari kuriya ngo yaribonekeze ngo arabwiriza ngo ubundi ngo aravuga ibintu nk'ibyo, ugasanga amaseri yaje nguriya ngo mabayeho atenga mezate. Amashyari yaraje, abantu batangira kuvuga Mose nabi na Aroni, bakajya bavuga ngo niba Imana ivugiramo bonyine, ngo baraza bakatubwira ngo Imana yavuze, ngo baraza bakatubwira ngo Imana yakoze itya. Batangira kwivovota, Imana irabireba, Imana irafuha, ni Imana ikomeye, itohereza mugiga irabarimbagura. Ariko Mose yararimo ubuntu bw'Imana, yararimo imbabazi zikomeye. Afata umwanya abwira Aroni ati fata icyotero ushyiremo umubavu, ujye imbere y'Uwiteka wose umubavu, utanga igitambo, hanyuma turebe ko Uwiteka yararuka iyi nabi. Nuko ngo Aroni ngo yenda icyotero, Mose ahita asaba Aroni gutamba igitambo, akenda icyotero, hanyuma ashyiramo umuriro, awushyira ku gicaniro, ashyiramo imibavu. Ubu igicaniro twebwe tugomba gukora ni amasengesho. Imana itugirire neza. Nagira ngo mbabwire ngo Imana yacu si yo kumenyerwa. Nagira ngo iri jambo riduhe gutinya Imana no kwihindira umushyitsi. Imana yacu ntago imenyerwa. Imana ishimwe. Gusa Imana yacu iyo tuyigiye imbere tukayicira bugufi, tukayisaba imbabazi, iratubabarira. Ahangaha Aroni yafashe igitambo cyangwa igicaniro, ashyiramo imibavu, ajya imbere y'Imana. Imana irakuruka inabi, ngo yahagaze hagati y'abantu n'Imana, hanyuma ngo mugiga igira gute? Irahagarara. Imana ishimwe. Natwe dukwiye guhagarara hagati y'abantu n'Imana, tuhagarara Imana, tukaba abanyamasengesho b'ukuri. Imibavu dukeneye kwerekana imbere y'Imana ni imitima yacu, tugasenga, tugahagarara mu cyuho, tukaba mu cyuho, tugahagarika imugiga, tugahagarika intambara, tugahagarika ibyorezo, kubera yuko ari kwebwe Imana yashyizeho. Ni wowe Imana yashyizeho, ni wowe Mose w'uyu munsi, ni wowe Aroni w'uyu munsi, kugira ngo duhagarare imbere y'Imana. Imana irakuruka inabi, inabi yagombaga kukugirira, inabi yagombaga kugirira igihugu, inabi yagombaga kugirira isi yose. Erega byakunda ubonetse imbere y'Imana, ukajyana umubavu ariyo masengesho, ukajyana umubavu ariyo mutima wawe, ugahagarara imbere y'Imana. Aroni na Mose bahagarara imbere y'abantu, baratakamba, bazunguza icyo gicaniro, imibavu igera ku Uwiteka, ngo bitambikaho hagati y'abantu, ngo mugiga irashira. Imana ishimwe. Ni bande bagiye guhagarara nka ba Mose, bagahagarara mu cyuho, bagahagarara imbere y'Imana, bagahagarika ibi byorezo, bagahagarika intambara, bagahagarika ibikomeye? Birashoboka, birakunda. Imana ishimwe. Kuko Imana yacu igirakara. Umva reka nkubwire, ariko iyo abantu baciye bugufi, hakagira imitima iciye bugufi igatakamba, Imana yo mu ijuru irababarira. Imana yacu ntimenyerwa, nshuti zanjye, si yo kumenyera. Abantu benshi tujya dutekereza ngo mbese Imana yo mu isezerano rya kera kubera iki uburyo yitwaraga n'isezerano rishya kuki bitandukanye? Biratandukanye kubera imbabazi zose zuzuriye muri Yesu Kristo, umwana wayo, umujinya wose n'intimba zose, byose yarabyikoreye, abyikorera ku musaraba. Ibyo byose rero bituma imbabazi z'Imana zituzaho. Ubu nta wundi Aroni dufite wadutambira igitambo. Igitambo cyaratambwe rimwe gusa, ni Yesu Kristo, umwana w'intama w'Imana. Iyo umwana w'intama w'Imana abonetse imbere y'Imana, akavuga ati bababarire kuko batazi ibyo bakora. Babarira bari abasinzi, ntibazi ibyo barimo. Babarira bari abajura, ntibazi ibyo barimo. Babarira bari abagutuka, babarira bari abatazi Imana, babarira bari abaguye. Hanyuma Imana itugabaniriza uburakari bwayo.
koroshya umusonga, ibyari kutugiraho ingaruka, ibyari kuba byinshi cyangwa se biturimbura, Imana ikagenda ibyoroshya, Imana igenda ibizimya, Imana igenda ibizimya. Imana ishimwe. Muzamurire Imana amaboko, dushimire Kristo witanze rimwe gusa, akaba ari we gitambo kizima, kugira ngo abantu babone ubugingo kandi bakire n'aka kaga n'uyu mujinya. Imana itugirire neza. Iki gice naragisomye numva aya makuru, numva ukuntu abantu Imana yabajijije kwitotomba gusa. Wowe uritotombera Imana ukabona nta kigutwaye, wowe urajya mu byaha ukabona nta kigutwaye, mbese waranayimenyereye ubikorera no mu nzu y'Imana. Ubundi abantu twamenyereye n'Imana rwose, ubundi abantu babikoreraga hirya, none turinjira hera tugakora ibizira. Umuntu akazana uburozi abubitse, umuntu akaza ari umusambanyi, ari umusinzi, ari umujura. Ariko reka mbabwire, igitambo cyaratanzwe ni Yesu. Yesu nitumwemerera izi mugiga zirahagarara. Yesu nitumwemerera aragira ibintu aguhoshereza. Yesu numwemerera arakuyobora inzira, arahagarika ibi bintu. Imana yacu ishimwe. Aya makuru rero naje kuyasoma nditegereza. Nasomye n'iki gice cya 16, nsoma iby'aba bantu bita Kora na Datani na Biramu, uburyo basuzuguye Mose, bagasuzugura Imana yabo. Ariko Imana yo mu ijuru iri Imana ifuha. Ijambo riratubwira ukuntu ngo isi yasamye ikagira gute, ikabamirana n'ababo. Ayo ni amakuru twagiye twumva, kandi amakuru yabayeho atari amakuru y'ibihuha. Nagira ngo mbabwire ngo ibi byose biduhe gutinya Imana yacu, kandi nitumara kuyitinya biduhe kuyubaha no kuyihindura umushyitsi. Imana yacu irahambaye, Imana yacu irakomeye, Imana yacu isumba ibigirwamana byose. Imana yacu niyo kubahwa. Imana ishimwe. Mureke twe kumenyera Imana. Sinzi intego ndi bushyire muri iri jambo, ariko twirinde kumenyera Imana. Imana ntimenyerwa. Abisirayeli batangiye kuyimenyera, batangira kumenyera abakozi bayo no kubatuka no kubavuga nabi. Imana irabahana. Ariko haboneka igitambo, haboneka igicaniro cyari kizanywe na Aroni na Mose, baragitamba nuko mugiga irahagarara. None rero ndababwira ngo ubu hari igitambo kizima cyatambwe rimwe gusa, ari cyo mwana w'intama w'Imana. Yesu yaratambwe kugira ngo nitumwizera tubabarirwe. Ntabwo yatambwe ngo tumenyere Imana, ntabwo yatambwe kugira ngo tuze tuyisuzugure, dusuzugure n'abakozi bayo. Mbese wize iki muri iri jambo? Mbese wize iki? Wize ko hari igitambo, kandi wiga ko hari imbabazi zituruka ku Mana binyuze mu mwana wayo. Kandi twiga ko tutagomba kumenyera ngo tumenyere n'abakozi b'Imana, n'abantu Imana yimikishije iki? Amavuta. Kandi twiga ko imbabazi z'Imana ku bwa Yesu Kristo zirahari ngo ubabarirwe, nubwo wivovota, nubwo abakozi b'Imana, nubwo uri umujura, nubwo uri umurozi, nubwo uri umunyamagambo, imbabazi z'Imana ziriho. Mbese uremera kuzakira? Mbese uremera guca bugufi? Mbese uremera kuyoborwa n'Imana? Kandi ikindi gitambo kizima nta kindi nuko tumwemerera uyu mwana w'Imana, akatubera inzira, akatubera ukuri, akatugeza mu bwami bw'Imana. Dusenga Imana. Nyagasani Imana Nyiringabo, turagushimiye, turaguhimbaje, uhabwa icyubahiro. Twarimo dusoma ijambo ryawe, uburyo Abisiraheli bivovose bakitotombera Mose na Aroni, hanyuma ukabahana, ukabateza mu giga ikomeye. Tubona uburyo batambye igitambo, bakaza n'igicaniro umuwabwo uhumura neza bakitambika, hanyuma imbabazi zawe zikaboneka. Turagushimira yuko Mwami Imana wabonye yuko ibitambo n'amaturo uyu munsi tutabibona. Turagushimira ko watanze umwana wawe Yesu kugira ngo abamwizeye bahabwe ubugingo kandi bwinshi, kugira ngo ku bwa Yesu ibyari umujinya wemera kutubabarira, kuko hari ijambo ryawe rivuga ngo iyi minsi y'umubabaro ibitaragabanijweho ntihajyaga kurokoka umuntu n'umwe. Erega mugiga zatwica, erega ibyago n'amakuba byatugera,
kutugeraho, ariko imbabazi zawe unyujije mu mwana wawe nizo zitumye turama, nizo zitumye tukivuga. Uhabwa icyubahiro. Emera kubabarira abantu ku bwa Yesu, emera guhagarika ibyago ku bwa Yesu, emera kudukiza ibyaha ku bwa Yesu, kubw'imbabazi n'umusaraba we. Turasengera abarushye ngo baruhure, turasengera abari mu byaha ngo bavanemo, kandi uturinde kumenyera ibyawe, uturinde kukumenyera, kuko uri Imana itamenyerwa, uri Imana ihambaye, waremye ijuru n'isi n'inyanja n'ibiyirimo. Uhabwa icyubahiro. Iri jambo niritwubake, riduha imbaraga zo kugutinya no kuguhindura umushyitsi no guha agaciro igitambo cyatambwe rimwe gusa, ari cyo umwana w'intama w'Imana. Turagushimiye, dukomereza amaboko, jambo rye rigira ubutware n'ubushobozi mu mitima yacu. Tubisabye Imana dushimiye mu izina rya Yesu, amen. Shalom shalom. Ndabishimiye mwebwe mwakoze subscribe, mwebwe muba kuri channel ugakandaho ukumva ijambo ry'Imana, nawe ukihagera bwa mbere ukande subscribe ujye ukurikirana ubutumwa bwiza. Imana y'amahoro ibishimire.